ni abantu bangahe bibeshya ku bikoresho by'ikoranabuhanga bakagura ibyo batashakaga kubera kutagira amakuru. Nyamara hari abahanga bafite aya makuru kandi bari hafi yacu. The Fixers. Aba baguha amakuru ajyanye n'igihe kuri technology n'imikoreshereze yayo. Icyo bigusaba cyonyine ni ugusura urubuga rwa YouTube The Fixers 250. Uko ni nako bitwa ku zindi mbuga nka Instagram, Facebook, TikTok. The Fixers 250. Mu iterambere ryihuta buri munsi birasanzwe ko muri serivisi hafi ya zose tubona gutera imbere kw'ibihakorerwa. Ni nayo mpamvu mu masaro cyangwa se ahatangirwa serivisi z'ubwiza uzahasanga utumashini twinshi dukunda gukoreshwa n'ab'igitsina gore cyangwa se abadamu muri rusange muri serivisi zo gukoresha ubwiza, cyane cyane ku nzara, ibizwi nka manicure na pedicure. Ahangaha hakunda gukoreshwa utumashini tuzwi nka UV nail dryers. Iyi UV nail dryers turayivugaho kubera ko mu mwaka wa 2023 ikinyamakuru kabuhariwe mu gukora inkuru zicukumbuye cyakoze inkuru ivuga kuri utu tumashini tuba hanini muri aya masaro nyine y'abadamu bakunda gukoresha inzara, tukabafasha kuri ibyo bya manicure na pedicure. Mu ngaruka bavuze zishobora guterwa no gukoresha cyane cyane utumashini harimo kwangirika kwa DNA cyangwa se selile z'uruhu hamwe na kanseri yo mu nzara cyangwa uruhu muri rusange. Reka tubivugeho twe turi The Fixers. Utumashini tuzwi nka UV nail dryers. Izina UV cyangwa se mu magambo arambuye ni ultraviolet. Akenshi bikaba bisobanura ubwoko bw'urumuri n'ubusanzwe n'izuba rijya ritanga, nyamara urumuri cyangwa se imirasire irangiza ku ruhu rw'umuntu ahiteza indwara z'uruhu yewe harimo na kanseri. Ikinyamakuru The Washington Post cyatangaje ko cyaganiriye n'abaganga b'inzobere kuri iyi ngingo bazwi nk'aba dermatologist, bababaza ku byerekeye ikoreshwa cyangwa se uburyo tutumashini dukora, yewe dukora akazi kenshi ab'igitsina gore benshi bakunda. Dore inama umwe muri abo baganga yatanze. Abaganga bavuga ko inzobere cyangwa se abantu bazi neza ibyo tutumashini cyane cyane bakoze ubushakashatsi kuri two muri kaminuza ya California ho muri San Diego, bafashe selile cyangwa utunyangingo tw'umuntu bafata n'utw'imbeba ubundi badushyira muri UV nail dryers cyangwa se ariko twatumashini nyine dufasha mu gukora inzara. Ubushakashatsi nyuma y'iminota 20 bwagaragaje ko nyuma y'iminota 20 selile ziri hagati ya 20 na 30% zari zamaze gupfa. Bakomeje gushyiraho izi selile inshuro 3 muri twatumashini n'ubundi mu minota 20 basanze 70% n'ubundi zari zamaze gupfa. Nanone ikigo Food and Drug Administration kivuga ko gukoresha utumashini twa UV nail dryers byongera risk cyangwa se ibyago byo kurwara kanseri z'uruhu, yewe cyane cyane ku bantu bakunda kudukoresha. Gusa n'ubundi bavuga ko abaganga b'inzobere mu by'uruhu bitwa aba dermatologist bavuga ko bidatangaje ko n'ubundi kubera kuko gakora ntibyihishira, gakoresha rayo ultraviolet kandi n'ubundi birazwi neza ko izi rayo cyangwa se imirasire yangiza. Ngo rero ngo nta gitangaza kirimo. Muganga w'inzobere mu by'uruhu muri Washington and Clinical Associate avuga ko amoko ya kansa yibasira abantu bakunda gukoresha utumashini ari basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, yewe na melanoma cancer, zose akaba ari kanseri z'akasamutwe ku ruhu. Avuga ko uburwayi bwa melanoma bukunda kubanza gufata inzara, uko ugenda ukoresha utumashini zigahinduka umukara, amaherezo bikabyara kanseri. Kandi avuga ko biteye impungenge kuko abagore benshi ngo bajya gukoresha inzara nibura buri byumweru 2 cyangwa bitanageze, yewe bikaba ibingibi byongera ibyago byo kurwara. Agatanga inama ko ibyiza abantu bajya bagabanya inshuro bajya gukoresha utu tumashini cyangwa se bakajyayo ngo 2 nibura mu mwaka, nyamara akavuga ko abenshi bigoye ko babyubahiriza. Nanone avuga ko nk'abakunda guteza verine yitwa gel bayireka cyangwa se bakagabanya inshuro bayiteza, kuko gel yifitemo utumurikire duto cyane twitwa oligomers. Utu two dutuma bisaba kuyishyira muri utu tumashini kuko itakuma bidakozwe. Nkuko n'ubundi izindi verine zishobora kuma z'ubwazo, kuri gel ho biratandukanye kuko ngo ni ngombwa gukoresha utumashini kuko ntago yakuma y'ubwayo yonyine. Abaganga b'inzobere bavuga ko aho gukoresha utu tumashini abantu badukoresha bajya bakoresha ikizwi nka deep powders cyangwa se akaba ari imiti ifasha bitabaye ngombwa gukoresha UV nail dryers. Twe turi The Fixers. Umva
ngufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho uri hose byihuse. Dusure kuri y3.ifix.ra cyangwa se duhamagare kuri izo telefone. Kampani ya iFix ni kampani imaze igihe kirenga imyaka 10 ifasha abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga mu kubahereza ibikoresho bijyanye na Apple, harimo MacBooks, telefone ndetse n'ibindi bikoresho bya electronics, harimo kuzikora ndetse no kuzicuruza. Umwihariko iFix ifite ugereranyije n'izindi kampani zikora nk'ibyo iFix ikora, harimo kuba itanga ibikoresho bifite quality. Ikindi harimo gukora follow up ku bakiriya bacu. Tuvuge niba uje gukoresha MacBook cyangwa telefone, turabigukorera kandi tugakurikirana niba ibyo twakoze bikora neza nta kibazo byagize nyuma yaho. Ikindi iyo tubigucuruje tumakinga sure yuko igikoresho cyawe gikora neza nta kibazo na kimwe gifite kandi tukanakubaza. Ikindi harimo kuba dutanga promotions ku bakiriya bacu buri kwezi. Abadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu harimo YouTube, Facebook, Instagram. Amazina dukoresha ni The Fixers. Information zose zinyuraho, mwajya mudukurikirana. Ama promotions byose tubinyuza ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ikindi harimo kuba ibikoresho uzanye niba uje gukoresha biba biri safe, kubera ko hari ama forms tuguhereza ukuzuza iyo uzanye ikintu. Ni nka agreements tugirana kugira ngo nuza tuzamenye niba ari wowe kuko twahanye icyo gikoresho, nawe ubwawe uri safe yuko igikoresho cyawe uzakibona kandi no mu gihe gikwiriye. Ikindi tutanga na garanti. Niba tugucuruje MacBook iyo ari nshyashya tuguhereza warranty ingana n'igihe cy'imyaka 2. Iyo iri used tukaguhereza warranty ingana n'umwaka 1. Ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu cyangwa se aho dukorera ukodaringa ugatanga nka 20% y'amafaranga akenerwa kugira ngo tubone iyo product, hanyuma twebwe tukagutumiriza ayandi ukazayishyura uje gufata product yawe. iFix dukorera mu mujyi ahegeranye na Simba ku nyubako ya TCB kuri ground floor ku muryango wa 024. Dukora guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu. Ku bijyanye n'amasaha dukora guhera saa 2 za mu gitondo kugeza saa 1 z'umugoroba.